Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi ikomeje imyitozo aho iri kwitegura kuzashaka itike yerekeza mu gikombe cy'isi. Niyo mpamvu umutoza yahamagaye abakinnyi bakaba bari kwitegura imikino ya gishuti. Tugiye kumva bamwe mu bakinnyi umutoza yahamagaye harimo Muhadjili Hakizimana, Rubanguka Steven ndetse na kapiteni wa Rayon Sports y'iki gihe Muhire Kevin. Kurikira wumva ibyo bivugiye. Reka duhere ku mukinnyi wa Police FC ariwe Muhadjili Hakizimana. Byinshi ntabwo umuntu yabivugira hano, ariko nibyerekeranye na equipe igihugu ibyo ashaka. Ndibaza ko ndi kugerageza kubikora hano mu myitozo turi gukora. Kugerageza ko we urumva n'ubwa mbere ntabwo muri gahunda ze urumva ko nibwo ndi kuzamo. Nibaza ko wari kumuprova nyine kugira ngo ibyo ashaka nanjye njye mu iyo system. Urageza ko akenshi umukoca wese yaje hari ibyo bashaka ngo ukoreho, ko ntabwo abakoca bose bafite system zimwe. Nibaza ko yaganiye na coach wanjye wo muri club, ambwiraho ibyo akeneye. Nibaza ko naragerageje niyo mpamvu ndi hano. Ikindi ni uko ngomba no kubikora sasa muri ekipe yawe, ko akenshi ntabwo nkunda kuvuga, nagusaba ko wenda navugana n'abandi cyane. So nibaza ibyinshi n'ibyo ngibyo biba birimo burarigiye umuntu akubona uri pose utuje, nabyo bikaba ari ikibazo. Nibaza ko nabyo ari akantu umuntu agomba gukosora Abanyarwanda ibyo byishimo, kuko batuvugaho cyane tugomba gukora rero kugira ngo abantu tubaye byishimo. Urebye nka match zishize urumva ko abantu barishimye, bibuze bakomerejeho n'izi match ebyiri abantu bakazitsinda. Urumva ko icyizere cyawe uriya umuntu yaguhaye match akenshi nibwo ukora byinshi kurusha uko wakora mu myitozo. Ariko nibaza ko witi cyanjye iyi chance azama nkuko abakinnyi nari benshi, ariko iyo baguhaye chance bikoresha neza. So nk'umukinnyi nyine ufite ubwo burambe ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mwereke ko nanjye ndi kumwe nawe. Muhadjili Hakizimana, reka twumve umukinnyi Rubanguka Steven usigaye ukina muri Saudi Arabia. Kumva naganiraga n'abatoza, kandi naho nakinaga nahinduye na equipe navuye muri Europe inda muri Arabie Saoudite. Ariko nibisanzwe urumva mu Mavubi tuba dufite abakinnyi benshi, ariko nishimiye kugaruka. Icyizere umutoza yampaye kugaruka mu Mavubi, nuko nyine nzakora ibishoboka byose kugira nyine nabe abone byiza kuri njye. Ubundi kunkinisha cyangwa utankinisha ni amahitamo y'umutoza. Sindeba bagenzi banjye bose nabo babishoboye, uvuze ba Sefu Bonere, ariko ngewe icyangombwa gusa nuko ngewe nkuri byanjye nkagerageza kubikora neza mu bushobozi bwanjye, ibindi nkabikera umutoza. Level ntavuga itari hejuru cyane ubigereranyije naho nari mvuye, ariko level iri heza cyane kandi hari uhitwaye neza. Of course waza Amavubi kandi ugatanga nyine ukerekana level nziza cyane, so birashoboka cyane. N'umupira urabizi, umupira koca bafite abantu benshi, ntiyapfa ntihamagara abakinnyi bose. Kuri Olivier ni umukinnyi mwiza, unamfasha cyane muri Arabie Saoudite. Kuri nawe icyo namubwira no gukomeza gukora cyane, kandi nizeye ko mu minsi iri imbere bazamuha amahirwe akagaruka mu kipe y'igihugu Amavubi. Nyuma ya Rubanguka Steven ukina muri Saudi Arabia kwa Cristiano Ronaldo, reka twumve kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports ubu ngubu Muhire Kevin. Yabafashije neza, yagaze neza, tunakunyituzo neza, bako umwuka ari mwiza mu equipe yabakenewe. So iyo uye bagutwara, ariko uzi iyo umutoza yifuza kuryo. Abo bari abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi bari mu mwiherero wo kwitegura kuzashaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Aba nakwibutsa ko ikipe y'igihugu Amavubi bari iya mbere mu itsinda irimo n'amanota 4, ikurikiwe n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ifite amanota 3. Ikipe y'igihugu Amavubi ikaba iyoboye. Wakoze kubana nanjye, nagusaba gukanda like na subscribe ujye ubona amakuru agezweho.